Hello guys, nk'ibisanzwe n'ibikora Imana. Muri iyi video ngiye kuba nafasha abantu bose bajya bibaza ibibazo bisa nk'ibi ngibi. Hari abantu benshi bajya bibwa amatelefone bikarangira bayabuze burundu bagaheba burundu bakihanagura, ugasanga ni telefone nziza, telefone nzima yajyaga igukorera ibintu byiza, waba ugufite mbese telefone wari warakunze cyane ariko ukajya kubona barayibye urayibuze burundu. Muri iyi video ngiye kuba nakwereka kode wakoresha kugira ngo mu gihe telefone yawe babashije kuba bayiba, noneho uzajya ugira icyizere yuko wenda izongera ikaboneka were guheba burundu. Ndabizi neza ko ari abantu benshi bamaze kugarurirwa amatelefone yabo bitewe no gukoresha ubu buryo cyangwa iyi nzira ngiye kuba nakwereka. Iyi video irareba umuntu wese uzi ko afite telefone cyangwa waba utayifite ariko ukabiteganya kuzayigira. Ngwese yuko umuntu wese ujya webwa telefone ugasanga irazimiye burundu, irarimangatanye, ukongera ukagura umwaka urarangiye, undi ukongera ukaza ugura amatelefone wiba ugura batwara. Tandukana nabyo uyu munsi. Reba iyi video kugeza irangiye kugira ngo ubashe kwa nawe wakwikoreshereza izi code, ubashe kuba wazishyira muri telefone yawe kugira ngo igihe telefone yawe yabashije kuba yakwibwa ube wagira icyizere cyangwa mbese wagira akizere yuko telefone yawe ishobora kugaruka nyuma y'igihe runaka. Gusa imbogamizi zirimo nuko ishobora kuba itinda kugira ngo wongere uyigarurirwe, ishobora gutwara amezi 6 cyangwa amezi 3. Hari igihe n'uwo munsi ushaka kuba wayigarurirwa ako kanya bitewe n'uburyo bayikoze ubutabazi. Reka tujyane intambwe ku ntambwe nkwereke ukuntu bikora uyesitare neza intambwe ku ntambwe. We kintu ndagusaba kanda subscribe, like, igitekerezo cyo nizere ko wamaze kugitanga hasi muri comment cy'ikintu wifuza ko nazagukorera ubutaha. Nk'ibisanzwe n'ibikora Imana, reka dutangire. Nk'ibisanzwe hari ikintu ugomba kuba wakwitondera mbere y'ibindi bintu byose, nuko ibi bintu tugiye gukora ubikora mbere yuko telefone yawe babasha kuba baya, mbere yuko bayiba. Ibi bintu uba warabikoze mbere ya mbese ukigura telefone. Ibi bintu ugomba kujya witugarutse ubikora ikode ukagarutse ukayikoresha. Ndasaba ngo tujyane intambwe ku ntambwe, ukurikirane intambwe ku ntambwe akantu ku kandi. Ibi ntabwo wemerewe kuba wabikora telefone baragarutse barayikwiba. Bisaba ngo ubikore mbere telefone ukiyifite batarayikwiba. We niba barayikwite heba ntabwo uteze kugarutse kuyibona. Nawe we ugarutse ukiyifite ariko ntabwo uzi ngo bigenze ute kugira ngo bakwibe telefone. Ushobora kuyikwiba cyane yuko umuntu ukwiba abatari kure, ariko inama nuko ugomba gukora ibi bintu mbere ya byose, mbere yuko telefone yawe bayiba. Hano icyitonderwa, ikintu hano ugomba kuvuga ikintu cya mbere hano ugomba kubuza izina rya telefone yawe. Ukabuzi ngo ni Tekino AB7, ni Tekino ni Itel n'indi. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kubuzi kuri telefone yawe. Nta makosa kubutunze telefone ariko umuntu akaba atakubaza ngo na Android kangahe, na Android 7, na Android 10, mbese ukaba utamenya ngo ni ubuhe bwoko bwa telefone yawe. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kuba waganze wamenya, ukamenya ngo telefone mfite ni ubu bwoko n'ubu. Iki ni cya mbere. Ikindi cya kabiri ukabuzi ngo telefone yanjye ni yitwa irizina ni Itel, ni Tekino, ni mbese n'andi mazina menshi cyane, ni iPhone. Ukabuzi ngo telefone yanjye ni iyi ngiyi. Nimba uzi kutazi mbese telefone yawe uri kwishyira mu bibazo cyane, iyo telefone yawe akenshi ari igihe ibi atari yawe, kubera yuko nyirayo isaha ku isaha ashobora kuba yaza akaguteza ingaruka. Ikintu cya kabiri hano tugiye kuganza, ngiye kukwereka, uraza nkwibutsa ko telefone, buri telefone yose igira icyo bita serial number cyangwa umubare w'ibanga wa telefone. Umuzungu yarayikoze ayitandukanya n'indi, itandukana n'indi, buri telefone igitandukanye n'indi. Muzi nkuko uzi yuko habaho telefone habaho rimwe hakagira kabiri hakaba na gatatu. Telefone nazo ziba zigenze zitandukanye, zifite uburyo mbese zifite umubare w'ibanga wayo uba wemeje muri iyo telefone. Ku buryo nta kintu wakora ngo umubare ugenze ubashe kuba wawuhindura cyangwa ngo usimbuze ngo ushyireho uwundi. Ubwo abari umubare w'ibanga w'iyo telefone bawita serial number. Ntabwo mbese nta kintu wakora ngo ugenze uwuhindura. Ikintu rero usabwa kuba ugenze iyo serial number uyizi. Igihe telefone yawe yite ugomba kubuza serial number, ukabuza izina rya telefone yawe yite, ukamenya ngo na Android ni ngiyi, ni mbese ni ubwoko bw'ubu. Ibyo bintu ukabubizi ibyo bintu ubizi neza intambwe ku ntambwe. Ushobora kwibaza uti ese ibyo bintu ndareba gute telefone yanjye ni ubuhe bwoko, ese ndamenya na Android kanga iyo serial number se yo ndaza kuyireba gute? Tujyane intambwe ku ntambwe, we nkurikira mwereke ukuntu uri bubikore. Mwibutsa ko nuza kugira ikibazo ucyandika hano hasi muri comment. Hari ikintu ushobora gutekereza uko umva naza gukora ubutaha, ujye utekereza ko muri abantu batandukanye, ucyandika hano hasi muri comment. Ntugire ubwoba, nta kibazo, ucyandika umbaze ngenda ndagufasha. Nk'ibisanzwe nta kindi, uraza hano bandikira abantu nkuko mwabibonye kare. Uraza hano bandikira abantu hano gutya uze, nta kindi kintu. Video yacu irarangiwe, ntugire ubwoba. Mwibutsa yuko iyo serial number yuramutse uyifite, wenda uyifite iyo serial number, urayifata iyi serial number uraganze ikintu uyikorera iyo telefone yawe bakiyiba ku kanya, utwara iyi serial number. Serial number ubuyifite. Mwibutsa ko no mu pushete bya telefone iyo serial number ibiriho, yuramutse urebye neza usanga iyo serial number igenze ihari. Ikintu ukora rero ufite iyo serial number nayo mazina n'izina rya telefone yawe, urazamuka ukagenda kuri Reba ugatanga ikirego. Nyuma y'iminsi ngahe 2, 3, icyumweru, ukwezi, umwaka, imyaka 2, 3, 5, telefone yawe baraguhamagara bakakubwira ngo winushyikire telefone yawe yagarutse yabonetse. Umvaho ibi bintu bidashobora gukora. Ni igihe icyari cyo cyose telefone yawe yibwe n'umunyamahanga, umuntu wayite agategekira hanze akava mu gihugu bibiyemo iyo telefone. Icyo gihe telefone ntabwo uba wakongera kugarutse wayibona ariko watanze icyo kirego. Ikindi cya kabiri,
niba telefone yawe bayibye ushobora kubanza utabu bese kugira ugere kuri Reba biri kukugora. We ikintu ukora bakimara kuyikuba mu kanya wenda n'urugero kadufate bayikwibye uri hafi y'ikicaro cya MTN cyangwa cya Airtel, uhita ujya ku kanya ugatanga nimero yawe ufite n'iranga muntu ukababaza bakakwereka location y'ahantu iyo telefone yawe igeze iri, bakakwereka ahantu iri, urabwira bakareba iyo simu kadi y'ikirimo, babasha kuba bamenya ngo telefone irahana. Ikindi cya kabiri igihe bitakunda ni igihe telefone yawe umuntu yayiguze igahita ipfa itakiri gukora urabyumva ko ntabwo wakongeza ntabwo wakongera kwiba, ariko mu gihe telefone yawe iri gukora ariko ikaba iri mu Rwanda. Ikindi cya kabiri ukaba ufite serial number y'iyo telefone n'amazina ya telefone yawe n'ubwoko bwa telefone, mwijeje yuko ujye ugatanga amakuru neza. Ndi umuhamya wo guhamya ibyo ngibyo, nawe ubikore ubigerageze, gusaka ko nibanga. Dore ukuntu ubuze kureba iyo serial number ubasha ko wagenze wayibika ahantu runaka, wayandika ahantu ku rupapuro, wayandika ahantu ku mbese mu yindi telefone, cyangwa ukayandika ushobora kwishyura ku mbuga cyangwa kuri email ya telefone yawe, mbese ahantu iraba yizewe nta kibazo, ukayandika ukayibika aho ngaho ikaba yibereye aho ngaho, kubera ko ntabwo umenye ngo wagenze barakwiba. Mwese video niba ari ikintu kumara uze gukanda subscribe, like, comment, igitekerezo cyo nizere ko cyamaze kuhagera. Uko wabonye iyi video icyo ushaka ko nakongeramo igitekerezo n'inyunganizi byose ubyandika no hasi muri comment. Ushaka kumenya ibyo twakoresheje kugira ngo tube twamenye uko ibi bintu bikorwa, link iri hano munsi ya video hano handitse muri ugenze wakande urebe ibyo twakoresheje. Nibisanzwe uraza hano uzana muri telefone yawe ukande akanyenyeri urwego 06 ushyireho urwego, ntabwo ndarushyiraho, uraza ushyireho urwego gutya. Ukimara gushyiraho urwego gutya cyera urahita ubona icyo bita serial number ya telefone yawe. Urabona mbese ni imibare ingahe? Urabona iya mbere, email ya mbere urayibona ni ya mbere, hasi akaba iya kabiri, hasi naho akaba indi icyo bita serial number hano hasi uragarutse urayibona. Iyo hasi ibirimo amagambo n'imibare ivangavanga, ushobora kuyifata screenshot ukayibika ahantu, ukayibika mu mafoto, ukayohereza umuntu akaba ayikubikiye cyangwa ukayishyira ahantu ku buryo mbese ugarutse ubasha kuba waganze ubasha kuba wakontora kugira ngo mu gihe telefone yabaganze bayibye ubasha kuba watwara iyi serial number cyangwa izi email izi mibare utwara imwe muri izi, cyangwa byaba na ngombwa zose ukazitwara nta kibazo. We ukoresha iyo ushaka gukoresha nta kibazo. We ibi bintu bigerageza kuri telefone, ndabisubiramo ubigerageze kuri telefone yawe urebe ko bikunda. Nibikunda uza hano hasi muri comment, kandi ngewe ndakwizeza neza ko ibi bintu bikora neza 100%. Uraza ujye muri telefone yawe ukandi akanyenyeri urwego 06 akanyenyeri urwego 06 ushyireho urwego byonyine gusa, ibyo byonyine nta handi hantu uce, nta yindi nzira. Numara kubikora gutya urahita ugishyiraho urwego, uraza guhita ubona serial number bikora muri telefone yose, yaba telefone nini yaba telefone ntoya, telefone buta ipfa kwari telefone iyi serial number igeze ibamo. Mwibutse ko na telefone zijya zihuza iki serial number, nkuko nta mubizi ko n'abantu bakunda guhuza ama password, nabyo niko bigeze nikumeze. Nizere ko iyi video hari ikintu kumariye, niba hari ikintu ukumva igusigiye ikibazo igitekerezo byose bisigana hasi muri comment. Dore muri video